Amahoro y'Imana kuri mwe mwese, ndabasuhuje kandi nizeye ko mukomeje kwitegura umwami Yesu uri hafi kugaruka, aho azagaruka aje gutwara abakoze neza, abitwaye neza, abamwerekanye muri buno buzima kandi bagahamya yuko yabahinduye mu buzima bwabo, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ndabasuhuje rero kandi nizeye yuko mukomeje kuryoherwa n'ibyisho byiza by'ishuri ryo ku isabato, aho Imana yarabonye yuko ari ingenzi yuko tubyigana muri kino gihe cya nyuma giheruka amateka y'isi. Buriya Imana izi yuko turi abantu, izi yuko yaturemye mu butaka, izi ibyo dukeneye byose, izi ibyo twifuza kandi byatugirira akamaro. Niyo mpamvu muri kino gihe iba yatumye twiga ibyigisho byo kwizera twakura mu gitabo cya Yosuwa. Yosuwa twabonye ko yari umusore wagiye akorera Imana cyane, yagaragaje kwizera mu gihe ari kumwe na Kalebu, mu gihe abandi bose bari bahiye ubwoba maze bakazana inkuru z'incamugongo bazizanira abandi, ariko wewe yagize kwizera, arashikama, arakomera, maze bituma buri wese anezezwa nuko Imana yamukoresheje. Nubwo hari abandi babirakariye, ariko Uwiteka we yari yanyuzwe n'igikorwa cyiza cyo kwizera Yosuwa yakoze. Niyo mpamvu rero nyuma yaje kuza kuba umuyobozi w'Abisirayeli maze asimbura Mose. Yaje kuza no kwambutsa Abisirayeli maze bagera i Kanani bambutse uruzi rwa Yorodani nk'uko twabibonye mu cyumweru gishize. Kuri ubu ngubu tugiye kwigana, tugiye gutangira ibyigisho bya kino cyumweru cyose, kiro kivuga ngo amakimbirane yihishe inyuma y'andi makimbirane yose. Amakimbirane yihishe inyuma y'amakimbirane yose. Mbere yuko dukomeza, mureke twubashye Imana dusenge. Data twese uri mu ijuru, Imana ikomeye, Imana idukunda, turagushimiye cyane yuko ugira neza, turagushimira urukundo rwawe, kuba tukiriho, kuba tugeze kano kanya ni ubuntu bwawe, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Buri wese witeguye kumva ubutumwa bwawe bwiza, buri wese uri kubureba, reka mwuka wawe wera agende amuzemo. Reka mwami wacu mu mibereho ye buri munsi, abo babana ndetse no mu rugo we n'ahandi hose, babone yuko umwuka w'Imana ari kumukoreramo kandi imbaraga yawe yera ibane natwe. Ubwo tugiye kureba amakimbirane ari inyuma y'andi yose, reka tumenye yuko ari we mugenga w'ibibaho byose, kandi yuko nubwo twabona ibintu bikomeye bwose ndetse n'amakimbirane akajije umurego, tumenye yuko ari wowe uzadutabara maze ukadukura muri ino si. Dore kugira ibyiringiro kandi dore tunezerewe ijambo ryawe. Kristo tukwiriye ubuntu mu izina rya Yesu. Amakimbirane yishe inyuma y'amakimbirane yose. Muri kino cyumweru cyose tuzafite cyo kwibuka kiboneka muri Yosuwa igice cya 10 umurongo wa 14. Reka tumbure ijambo ry'Imana maze tuhasome. Yosuwa igice cya 10 umurongo wa 14 handitswe ngo, kandi nta munsi wahwanye n'uwo munsi muyawubanjirije cyangwa muyawukurikiye, ubwo Uwiteka yumvaga umuntu, kuko Uwiteka ari we warwaniye Abisirayeli, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ano ni amagambo meza cyane atwereka yuko habeho umunsi umwe ubwo Yosuwa yari kurwana, maze rero habaho igitangaza gikomeye cyane. Ni igitangaza cyiza tugenda tubibona uko turi kwiga kino cyigisho. Reka mbakumbuze kuzabana natwe umunsi ku munsi. Yose mu impapuro z'igitabo cya Yosuwa dusangamo imiteguro y'intambara itoroshye yarwanywe ku itegeko ry'Imana, mu izina ry'Imana kandi bafashijwe n'Imana. Ibi ngibi bishobora gutuma tuyoberwa, se mbese ni gute intambara zari kuba ziyobowe n'Imana? Ese ko Imana yacu ari Imana y'amahoro, Imana y'urukundo, Imana igira neza, Imana twifuriza ibyiza, Imana dushakira ibyiza ku mpande zose, none ni gute ari kuyobora intambara ngo iri ku ruhande rw'Abisirayeli, none ngo ugiye kurimbura abandi bantu? Mbese iyo Imana yacu niyo yacu? Mbese niyo dusenga yaba ariyo iyoboye Yosuwa mu byo ari gukora byose? Reka tuzagendane, umwuka w'Uwiteka azatuyobore. Muri iki cyumweru ndetse n'igitaha tugiye gusesengura ikibazo gikomeye cyerekeye n'uburyo Imana yayoboye intambara zivugwa mu gitabo cya Yosuwa ndetse n'ahandi hose. Turebe neza niba koko ari Uwiteka wari inyuma y'Abisirayeli mu gihe bari bari kurwana. Dore niba ari Uwiteka wabwiraga Yosuwa ati, ngaho genda uterura mudugudu maze uwutsinde, maze tugenzure turebe koko niba koko Imana y'urukundo yarabiterwaga n'izindi mpamvu runaka, cyangwa niba yari ifite umugambi mwiza ku bwoko bwayo. Ariko nko mu ijambo ry'Imana turabizi ko kubizera byose biberaho kutuzanira ibyiza. Umwuka w'Imana azatuyobore kandi azadufashe. Ndabifuriza kugira ngo mukomeze mukurire mu buntu bw'Imana, nubwo twabona amakimbirane ku isi yose, tumenye yuko hari uturwanira wanesheje isi. Bwoko bw'Imana, ntimugire ubwoba, ni bugufi maze tugataha nk'uko Abisirayeli bambutse bakava muri Egiputa, bakava mu butayu bamazemo imyaka 40 maze bakagera i Kanani. Natwe Kanani yo mu ijuru iri bugufi kandi tuzabana na Yesu
mu bwami bwo mu ijuru. Reka mbibifurize naye mbyifuriza Uwiteka akomeza abane natwe kandi tuyobore kugeza ubwo azaza akatugenda mu bwami bwo mu ijuru. Nijye mbasabira naye mbyisabira mu izina rya Yesu.